Nze kuza angire musange iwe, nanjye musanga iwe nzi ko ari ibintu byiza agiye kumpa, ndagenda nshiduka nyine ntwaye inda kugira ngo tubone icyo kurya, kereka iyo twavomye amazi tutabonye akazi ko kuvoma turabwirwa tukanaburaza. Nyine nkinjira mu nzu yarakinze, kubera ko nyine ari njye wijyanyemo, sinigize nsakuza kubera ko nijyanyemo n'ubundi. Ndatuza nyine akora ibyo yumva ashaka, nangije ndataha. N'ubundi ikintu yisobanuzaga ko nyine atajya abyara, ntamuvuga abayobozi bakavuga ati ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, ntabwo uwo muntu ajya abyara, turabizi ko atabyara. Ibyo byose njye bikimara kuba nariyakiriye, niyakiriyemo gupfamo cyangwa wenda no gukira. Alo muraho nanone murakomeye mwe mwese n'ubundi mukomeje gukurikira none Maso 250 mu nkuru zacu ndetse n'ibiganiro bitandukanye, aho tugenda tuganira n'abantu batandukanye kandi ku mpamvu nazo zitandukanye. Ni Rugamba basuza kandi ubaha ikaze. Hari umwana muri kubona kuri kamera zacu tugiye kuganira, umwana muto ufite ikibazo cyo kuba nawe yaraje gurana isanganya aterwa inda mu buryo hatifuzaga. Tugiye kumva uko bimeze rero. Ikaze, reka tuganire twumva uko bimeze kandi namwe twizere ko tugiye kubana. Ndakomeye. Nta kibazo utanga uriya musore uri bakwitende Bari tumukunde Jeanne. Jeanne kigiye kandi kabebe Nta kanjye. Ungana afite imyaka ingana? Mfite imyaka 3. Imyaka 3. So ufite ingana? Mfite imyaka 20. Yagiye afite 17. Wote ufite 15. Nagutenda ku myaka 16. Nawe twahuriye mu izino kayitsi yararimo gupagasa. Ushutse byagenze bite turamburirije? Yaranshutse. Muzihe nzira tubwe? Nari nzi ko ari ibintu byiza nyine ngiye gutora nshidukanwaye. Dushaka kutubwira nyine wari uzi ko ari ibintu byiza guteye yagushutse ate? Nyine ngiye nze kuza angire musange iwe, nanjye musanga iwe nzi ko ari ibintu byiza agiye kumpa, ndagenda nshiduka nyine ntwaye inda. Mwita ndi uwo mugabo se? Ni umugabo ni umusore? Ni umugabo yari afite undi mugore. Afite undi mugore? Afite muri kano gace se? Bari batuye muri kano gace ariko umugore baratandukanye. Yagutenda nyuma yuko batandukanye cyangwa yagutenda bakiri kumwe? Nyuma yuko batandukanye. Arakwifashishije tuze kunsanga iwanjye. Wari ufite imyaka 16, birumvikana ko wari ukiri akana gato cyane, nubwo n'ubundi mbona wenda ko bari kukubona ariko bari kubona n'undi uracyari mutoya, ariko wahise ufata inshingano zo kurera undi mwana. Ubusanzwe ufite ababyeyi? Mfite mama. Mama wenyine? Wasakura iki shaka kugira ngo ubone icyo kurya? Kugira ngo tubone icyo kurya, kereka iyo twavomye amazi tutabonye akazi ko kuvoma turabwirwa tukanaburaza. Ugutenda harya bamwita nde? Bamwita Nsengimana. Nsengimana? Gusa Nsengimana ariko barizwa? Nabari muri kano gace. Nari harazwi se aragaragara? Harazwi aragaragara. Gusa ko ibiki Nsengimana? Tunda imicanga nyine nako kazi k'ubuyede akabona akaba arimo gukora. Ariko je kugira ngo ufate umwanzuro wo kumusanga iwe byari byo byose, buriya iyo umuntu ahamagara umuntu tuze kunyarukira iwanjye, haragiye muga turashaka kuraza ukankorera ibi, harigiye muga ati ndashaka kuraza bikagenda gutya na gutya, akubwira kumusanga iwe yari yakubwiye ko agushakira? Nenge kuri ako menyereye ko njya yuko navomye akazi k'amazi nakabonye cyangwa ibindi bintu, nzi kagiye kuma akazi, ndagenda nzi kagiye kundangira akazi cyangwa agiye kukama, ndagenda nyine aranyishyushya nzi ko ari ibintu byiza, ninjira mu nzu iwe shiduka nyine yamaye iyo nda nyine ahita agenda. Habaye ku ngufu se cyangwa arakubwiye ati hangane ni sawa twikorera ibi bintu? Wari ubwo yakinze turamburire ukinjira? Nenge nkinjira mu nzu yarakinze, kubera ko nyine ari njye wijyanyemo, sinigize nsakuza kubera ko nijyanyemo n'ubundi. Ndatuza nyine akora ibyo yumva ashaka, nangije ndataha. Wari wakabonana n'umugabo na kera na mbere se? Wapi. Wari uryamanye n'umugabo? Mwaryamanye rero atanikingiye atagize ate, yakubwiraga ko nyuma yaho zibiri? Nyuma yaho ntabwo yigize ansobanurira ikintu kizagendamo, gusa nuko njye nari numvishe mfite inda gusa. Ntabwo wari uzi ibyo gutwara inda byari? Ntabwo nari mbizi. Bashaniwe birababaje. Uwo musore sinaha afite ubutaka nibura atuyemo ku buryo afite cyane, we ni umuntu uri aho ngaho? Ntabwo ari ubinaha iwabo ni Nyabikenke. Noneho uranahazi? Iwabo kuba amazi ho ndahazi. Nyuma yaho byariye rero, oya wenda tutarajya kukubyara, umaze gusama inda waramuhamagara ubimubwira byagenda? Nyine nkimara gusama inda abonye ko mfite inda, none nongeye ndi umwana,
ahita yigendera. arigendera ntimwongera kubona. Yaragiye ntabwo twongeye kubonana. Bivuze ngo kuva yagutenda ntimurahura. Oya, bwo kuba twarahuye ariko nyine akimara kunenda bwo yahise agenda, ntabwo yari kuhaguma aho ngaho. Tubwiye ko kiri muri kano gace. Nyine yaragiye maze kuzuza 21 umwana agize imyaka 3 arongera aragaruka, nibwo nyine yahise aza kuba muri aka gace. Ntarebe ntawe. Yakibaza se aho agarukiye se mujye muhura. Nagarukiye nyine kubera ko mbana hano nakora inaha ngaha, guhura nawe murana ariko nta kintu n'ubundi yamara, n'ubundi meze nk'uko nari meze imbere adahari. Mubwira ati nibura nubwo wikorera iyo micanga se wamaye na kamituweli. Nta mituweli yama, nta n'igiceri cya 5 yama kuba kuri we wenda. Umwana yanditse kuri nde? Yanditse kuri mama. Kuri mama wawe nawe utisha. Wigeze unyarukira nko ku buyobozi bw'intango bugira ikintu bugufasha wenda ugiye kumurega uvuga ati cyangwa mbere yuko icyo ari cyo cyose wigeze ujya kurega umuntu? Nari kumurega nazi ahantu agira aba, nari kumurega nazi ahantu aba. Nyine wowe wari uzi umuntu waguteye inda, wari uzi n'amazina. Amazina kuba nyazi nari nyazi, n'abayobozi pe babimfashijemo kubera ko batari bazi ahantu aba, nanjye natari mazi. Tubura kuntu natwakurikirana abantu uwo muntu nyine. Bagufashe ni bande? Guhera kuri ba mudugudu ba hano hasi nibo bagiye bamfasha. Gute mu bihe buryo? Baza nyine bakambaza ati se umuntu waguteye inda ninde, kubera ko umuntu n'ubundi ikintu yisobanuzaga ko nyine atajya abyara. Ntamuvuga, abayobozi bakavuga ati ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, ntabwo uwo muntu ajya abyara, turabizi ko atabyara. Abayobozi nibo bavuga ngo kubera ko nawe nyine muri ketse bari bazi ko atabyara kandi nzi ko ariwe muntu waneye inda. Icyo kintu kitari kumvikana. Ubundi tinyuka utubwire neza uti wari umaze kudubwira ati abayobozi baradufashije, sibyo baramfashije. Ubundi uti bakubwiraga ko baramfashije, bangeraho baperereza inanga bakavuga ati uwo muntu tuzi ko amaze imyaka iranga atabyara kandi afite umugore. Icyo kintu nyine cyagendaga kinsinda hose. Umuntu ashobora kuba ari kumwe n'umugore we ntabyara, ikibazo gifite umugore, kuba we mwarabonanye akabyara. Babwira ati se birashoboka ko umugore we ari utabyara. Ibyo ngibyo twebwe ntabwo bigeze babidusobanurira. Wa mwana wicyumvikana n'ubwo uza no wiyakiriye ukumva ko hari n'ubufasha wabonye aribwo bwa nyabwo wagombaga kubona, urumva nta karengane wenda kuba narakagiriye aho ndabyumva ko nakagiriyemo, ariko nanone ndumva kubera ko mfitiwe n'umwana ndumva nta karengane kenshi cyane nigeze ngira. Kubera ko mfite umwana ndumva nta karengane nigeze ngira. Ufite umwana wabyaye n'ubu wishakiraga umwana? Oya, nyine kubera ko ibyo byose njye bikimara kuba niyakiriyemo gupfamo cyangwa wenda no gukira. Noneho maje kwiyakira mbonye mbyaye umwana muzima kandi nari nsanze ndi muzima, nsanga n'ubundi nta karengane kenshi nigeze mbikoreramo. Wenda hari sinzi, ntabwo ndibuze kugira byinshi narenzaho, ariko icyumvikana nuko usa rwose n'uwavuze ati reka nshaka ukuntu mba amakuru n'ubwonko bwanjye mbohe kubyakira. Hano hantu tugusanze rero, ino nyubako niyo mukodesha iwanyu bimeze? Iyo nyubako niyo leta yatwubakiye nk'abantu batishoboye. Hashize kingana iki muyimukiyemo? Tumaze nk'umwaka n'igice tuyimukiyemo, kuba yitwubakiye mfite umwana w'imyaka nk'ukwezi nk'igice, oya nk'umwana w'umwaka n'indi minsi, kuko ubu ngubu yujuje imyaka 3. Muyibayeho mute rero niba leta ariyo yabazanye aha ngaha, ese ikurikirana ubuzima bwanyu gute umunsi ku wundi? Umunsi ku wundi nyine baraza wenda bakadusura bakongera bakagenda nk'abantu batwubakiye. Bande baza kubasura? Nk'abayobozi nka gitifu baraza, akagari, w'umurenge, w'akarere, n'uw'umurenge ajyaza kudusura, nyine akaza akareba ukuntu inzu imeze nk'uko wenda tubayeho. Muri rusange se ko watubwiye ko mutunzwe no kuvoma gusa, hari ubundi buryo se leta iborohereza kuba uretse kukuvoma gusa? Nta kundi kuntu natworohereza ni ukuvoma ikintu kidutunzwe, ariko nabo baraza bakadusura bakaduhumuriza tukabona yuko baje. Baje babihagije. Rero turi kugana ku musozo, uti natewe inda, umwana naranditse kuri mama nawe utishoboye, mutuye no mu nzu mwubakiwe y'abantu batishoboye, urumva muri rusange icyifuzo icyifuzo wumva ufite ko kuba ibyo byose byara? Rwose icyifuzo mfite nasi icyifuzo nakubyara ni iki,
reka wenda tubonye Urumva ushaka kwibera mu buzima bwo kwitundira amazi nta kintu. hoya wenda mbonye nk'umuntu nzamura ntabwo nazamuka nta kibazo. Wari warageze ku ishuri se? Ku ishuri kuba nari ntangiye kwiga nari naragezemo birangije mu manabyara dusubira hasi no kurya twajya tugenda kwiga tugasanga nta biryo tukaburara tugeze aho ngaho tubiva. Ningiye kwimukira wa gatatu. Wagenda wiga? Oya kubera ubuzima bubi twagiye twose tugenda ducamo njye nari narabetse kugira ngo ndire bene mama. Rero turashoje ubwo dusatira umusozo rero. Uriya mugabo se ukurikije uko mubona muri ino minsi urumva nta kintu kimukeneye ubona nawe ara? Icyo namukenera aho kiri kamfashije wenda akaza agakandikisha umwana we aho se ubundi ko nta kintu n'ubundi ajyamo. Twagushimira komeze kuyaho. Ntacyo bitwaye. Reka tubashimire cyane rero kukuba n'ubundi twari tubanye muri kino kiganiro ngira ngo umwana w'umukobwa muri kumva ko arasa n'uwamaze kwiyakira hari no kwishakamo ibisubizo reka mbe ariko mbivuga n'umwana twasanze mu nyubako ngo bubakiwe n'abayobozi ariko iza kwimurirwamo nyine abatishoboye cyangwa se abafite ubuzima butaboroheye nyine nuko bimeze so ngira ngo ngayo ngo kubwo rero reka twizere ko nyuma yo kuganira nawe tuba twifuje kugenda tuganira n'abantu bameze gutyo kugira ngo tukomeze guhanahana ibitekerezo mu kubaka imibereho yabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi twe tubicisha mu biganiro namwe mukabicisha mu bitekerezo n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose buba bushoboka. Imana ibarinde rero kandi bishimire cyaho bye.